banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, banyembuye, bashyitsi mwaje kwifatanya natwe, bacitse ku icumu by'umwihariko, baje kubasuhuza babwira ngo mukomere kandi twibuke twiyubaka. Ngiye kubagezaho ubuhamya burimo ibice bitatu. Igice cya mbere ya jenoside, igice cya jenoside nyirizina, ndetse nze no kuvuga uko uyu munsi abacitse ku icumu biyubatse ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mpereye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abanyarwanda barabanaga. Nubwo babanaga batayobowe neza, leta ibavangura ndetse badafite amahirwe angana ku byiza by'igihugu. Hari abatutsi batari bafite uburenganzira ku byiza by'igihugu cyacu, hakaba abahutu nabo babagaho badafite ubwo burenganzira kubera ko ho hariho politike y'irondakarere n'irondakoko. Menye ubwenge nko muri 78 ntangiye umwaka wa mbere, nibwo natangiye kugenda nsogongera ku kaga k'ubuyobozi bubi, kubera ko natangiye kubona yuko nubwo ndi mu Rwanda ariko abanyarwanda tudafatwa kimwe kubera politike y'ivanguramoko. Mu mashuri twahozwaga ku nkeke yo guhaguruka kugira ngo bamenye ngo abatutsi ni bande, abahutu ni bande, abatwa ni bande. Kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 8 nibyo byabayagaho kenshi cyane. Akenshi byagarukaga mu cyumweru, buri cyumweru bagahagurutsa bati abahutu ni bande muhaguruke, abatutsi ni muhaguruke. Yewe abatutsi benshi bakahutarizwa bitewe nuko hari abatarahagurukaga bitewe n'ipfunwe, abandi bakabiterwa nuko batari bazi ubwoko bwabo. Tuba muri ubwo buzima kuva mu mwaka wa mbere kuja dusoje umwaka wa 8. Ndibuka ko twiga muri primaire, twigaga n'abatutsi bakurikira, twahoraga duhagurutswa. Ngewe Muhozi Innocent, Musoni Silveri mwene Rukimbira Raphael, Rwirangira Adeodatus mwene Nyagatare Federico, Mananzima Odira mwene Munyangeyo Vincent wari directeur wa Serayi, hakaba Uwera Delphina mwene Karijabo Nikodemo, hakaba Bazambanza Benoit bitaga Kabombobombo, yari mwishywa wa Honorable Kasamagera Werarisi kwa Mariko, hakaba Gasigwa Karaveri mwene Kahabaye hari Nyakarekare, hakaba Muzikaruzage Korotirida mwene Rukara hariya Irubona, hakaba Mukadekezi Epifania mwene Twahirwa Ladisirasi, hakaba Uwabareshya Emmanuel mwene Musoni Donati. Ntekereza
na Emerito kwa Kinyogote twariganaga, na Unkundiye ko kwa Ribakare. Ndumva arabo babashije kuza nibuka, ariko abo twasangiye ubuzima bwo guhagurutswa, bamwe bagateshwa agaciro bagakwenwa, ndetse bigatuma n'abanyeshuri bagenzi bacu batatwibonamo. Ngibyo ibyaranze ubuzima bwo ku ishuri. Nyirahangaha ngira ngo nshimire leta yacu nziza ituma uyu munsi umwana wese uzi ubwenge yiga akagera ahashoboka hose mu bushobozi bwe n'ubwenge bwe adahejwe. Nkomeje mu gihe cya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nibuka ko ababyeyi bacu babanaga neza, barashyingiranaga, baragabiranaga, bafatanyaga ubukwe, ibirori bitandukanye, yewe n'ibyago byaza bagafatanya. Twihutire tugere mu kwa 10 1990, ubwo RPF Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Ibintu byabaye ibindi, bavuga ko inyenzi inyangarwanda zateye igihugu. Biza gukomera, biba akajagari gakomeye, ubwo Leti Fred Rwigema yagwaga ku rugamba. Igihe cyo guhamba Rwigema, abantu bikorera imitumba bajya guhamba, agashinyaguro gakabije, ndetse n'amagambo y'abaturage bavuga batese murajya hehe ko inyenzi nkuru yapfuye. Byageze mu 1993 ubwo Abatutsi bicwaga za Kibirira na za Bugesera. Abatutsi ntago bamerewe neza, wasangaga mu kabari hari abavuga ngo abanyenduga ni ibicucu, abandi barimo barakora barikiza umwanzi. Ariko uyu munsi nahangaha mu banyenduga Abatutsi baridegembye. Ndibuka rimwe hapfuye wo bita Bucyana Maritini, yaraguye i Butare. Ngira ngo abakombozi bo muri PSD bari bihoreye kubera hari hishwe Gapyisi. Bucyana agiye i Butare, abakombozi ubwo n'urubyiruko rwo muri PSD rurihorera. Nashoye inka ku mugezi witwaga Rwanzabona, ndi kumwe na murumuna wanjye, duhura n'umuntu witwa Gatagara, interahamwe. Aravuga ati izo nyama zacu nimugende muzuhire kandi mugumye muziragire neza, ni ibiryo byacu, kuko nta kuntu Abatutsi bakwica Bucyana ngo leta izihanganire yuko izi nka mugumya kuziragira tutaziriye, namwe muzicwa. Icyo ni igice cya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bigaragare ko bari mu igerageza ryayo. Ku itariki ya 7 mu gitondo ahagana mu masaa moya, nagiye ku muturage twagumiriza Michel. Nari mpaguye nkubiswe ifuni n'umugabo witwa Imana Daniel, wabyutse ati ubundi urete tujya hehe ko mwatwiciye umubyeyi. Ndamubwira ati umubyeyi wa hehe? Abase se kuri igicucu
ubu ntabwo uramenya yuko abatutsi inyenzi inkotanyi zatwiciye umubyeyi Habyarimana Venari anutse ngo ndi igicucu ndanamusubije ahita afata isuka yari iri aho ngaho aranyataka kuyinkubita ariko ngira amahirwe hafi aho hari indi suka nayo ndayifata ndavuga nti nuyinkubita nayo ndayigukubita. Nyir'urugo rero uwo yari umupagasi wakoraga muri urwo rugo. Nyir'urugo Michel aduhagararamo hagati abaza uwo mugabo witwaga Daniel ati se Daniel, kuvuga ko umubyeyi yapfuye ukaba ushaka kwica Muhoza kumukubita ifuni ahuriye he nabyo? Ati byakozwe na bene wabo b'abatutsi. Aravuga rero ati ibyo ngibyo urimo uvuga bireke, rambika iyo suka hasi nawe Muhoza yishyire hariya, mureke gupfa ubusa kuko mwese ntawe ufite imbunda bagiye kumanura indege. Ubwo ndahavuye, ariko muri icyo gihe none twatangiye kumva imbunda ziremereye i Kigali byituragura. Nuko kuri Radio Rwanda bakavuga ngo inyenzi inyanga Rwanda, ariko twakurikira Radio Muhabura tukumva ravuga ko abatutsi barimo kwicwa. Nyuma nko ku itariki ya munani ndatekereza ari aho ngaho niho twumvise ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga yuko ingabo z'inkotanyi zigiye gutabara bicwa i Kigali. Iryo tangazo ryavugaga yuko bagenda ntawe barwanya, ariko ubuhagarara imbere wese ari ugomba kurwanya. Ubwo twabayeho muri ayo matariki guhera ku itariki ya 7 tukirirwa dukerakera, nimugoroba tukajya kwihisha mu bihuru. Byageze mu matariki ya 10 ntago nibuka, hakurya mu baturanyi muri komine Ntongwe Ikibanda, jenoside ibirahatangiye batangira gutwika. Abatutsi b'Ikibanda bahungira Imbuye ahari segiteri, niho bari bari. Ndibuka yuko twajyaga dufata umwanya tukagemurira abo batutsi bari hariya kuri segiteri. Byageze igihe rero sinzi uwagiriye inama uwo ari we, b'abatutsi b'Ikibanda bahungira i Kabgayi. Ariko mbere yo guhungira i Kabgayi inka zabo zatejwe cyamunara, ari bo bazigurishiriza, ariko bakazigurisha ku mafaranga make cyane. Inka ya 2 nawe urabyumva ni kimwe no kuyikwambura. Imbuye iwacu rero bihagera hari ku wa 3, ntekereza hari ku itariki ya 20, nibwo mu mugoroba mu masaha ya 9 batangiye gutwika. Batwika kwa Kabarate Rando waridikirwa, batwara n'inka zabo barazibaga. Batwikwa kwa Mukansanga Icyobe, inka barazitwara nazo. Ayo makuru tugezeho turahunga, bamwe bashorera inka bambuka hakurya ku musozi wa Mbuye kwa Musoni Donate, ni inka zateraniye. Ariko abandi turagiye tugiye kuri segiteri ya Mbuye, turagiye turahicaye. Abantu bageze nko kuri 250. Bigeze mu masaha ya hagati ya 2:30 n'igice na 3 nibwo hageze konsiye Byankundiye Yeremiya ari kumwe na Karori Karinganire, yari umucuruzi.
ari kumwe na Hakizumwami Gaspari nawe yari umucuruzi, ari kumwe n'uwari diregiteri Rwicaminyoni Frodowari, bari kumwe n'abasore bo mu maserere y'igice cya ruguru harimo Nyakarekare, Rubona, Nyaruyonga na Kivugizi na Vugizi. Baraza batubaza uko byagenze, barasobanurirwa, ariko aho ngaho hita bahafatira umwanzuro yuko abantu bose bateye bakajya gutwika bakarya n'inka bagomba gufatwa, hiyongereyeho n'abazikuye hakurya inka z'abatutsi b'Ikibanda. Ubwo hafashwe umwanzuro yuko hari abasigara kuri segiteri barinze izo mpunzi z'abatutsi, abandi bafite imbaraga tugende. Twahereye muri Serire Kirwa, dufata uwitwa Munyemanzi wa Ngando, yarari mu bari mu gitero cyagiye kwa Kabarate. Dufata uwitwa Shirakera, dufata uwitwa Kirarunduye, dufata abandi benshi barimo n'uwo bita Iyakaremye, ntekereza ari responsable wa Serire Kirwa. Ndibuka yuko twazamuye abantu bageze nko muri 13. Turaza tugeze mu Bahama, abazi ikirwa hariya hafi yo kwa Bamushoka mbere na Seromba, habamo abantu batanga amakuru bati rero hari umucuruzi witwa Minani Sipiriyane, nawe ari mu bari inyama unazifite mu rugo kuko amaze iminsi ajya kuzikura hakurya Ikibanda. Nawe tekereza umucuruzi utunze imodoka n'amafaranga menshi wo kumva ararikiye kurya inka z'abatutsi. Gusa ntago abari muri iyo operasiyo twabyumvikanyeho, baravuga ati Minani Sipiriyane ni umucuruzi ukomeye, nimureke tumwihorere kuko ashobora kuza guteza ibindi bibazo. Ariko abasore biganjemo abo muri Serire Rubona baravuga bati se kubera iki? Umuntu niwe ukomeye, ni nawe ukwiye gufatwa ahubwo kurusha abandi bose. Ubwo igice kimwe kirimo abasore birubona barakomeje bajya kumufata, abandi tuzamura abo twari twafashe tubajyana kuri segiteri. Tugeze kuri segiteri hashize iminota mikeya itarenze nk'icumi, nibwo na Minani Sipiriyane abo basore birubona bamuzanye. Ariko ibyo twari twakagenze byatumye imbaraga zirwanya abatashakaga ko jenoside iba ziba nyinshi cyane. Yari afite abakwe ahantu bita ku Kakirenzi, aho hari muri segiteri Gisari, komine Ntongwe. Bahise batabara, ariko bataratabara twakomereje mu gice cya Serire Cyobe. Baravuga ati umuntu watangije ibi ngibi ni konseye wabivuze, Nyaminani nawe agomba gufatwa. Ubwo ahagana mu masaa 11 twerekeje Cyobe. Ahantu twahingukiye ni ku mugabo witwa Mugarura. Mugarura ni umuvandimwe wa Nyirimanzi Sipiriyane wari umucuruzi, ari kumwe n'uwo bita Gahire Karukabu, barimo babaga igihanga. Nibo twafashe bwa mbere. Dufata uwitwa Gatagara, umwe nababwiraga ko twari tubaragiriye, yatubwiraga ko tugomba kuragira inka kugira ngo bazarye inyama ziryoshye, nabafatwa mu bafite inyama. Tugeze kwa Nyaminani dusanga yamenye amakuru yahunze, tugaruka tujyana abo dufite, turazamuka. Tugeze hariya hari akagari Kambuye, batubwira yuko hari abari inka ya Sebahutu, sinibuka urugo yari iragijwemo aho ngaho, yari iragijwe kwa Zayasi Munyurwa, barimo Rutogota, Itarefukate,
ba Faustine, Petero batwagira Musinga, we twatanze yatangiye kuzirya muri ayo masaha 12 yari arimo yinywera agasose k'inyama z'abatutsi. Barafatwa turagenda tujya kuri segiteri. Hatarashira iminota 20 igitero cya mbere cy'uwari warahoze ari konseye witwa Mafurebo yari yamaze gutsindwa na bya nkundi yo ngo yoboye gahunda yo guhanga ko genocide iba, azamura igitero Impungwe. Akizamuye gifite nk'abantu nka 200, turakirukankana tukigeza mu muhanda Gahanga. Ariko ubwo ngubwo udutero Shuma, uduturuka Icyobe twarazaga tugasubizayo, abaturutse Ikirwa bakaza tukabasubizayo, abazanye na Mafurebo baturutse muri serire Mpungwe na Nyakabanda ndetse na Musenyi tukabasubizayo. Byaje gukara bigeze rero mu masaha ya 4 ubwo twamenye amakuru yuko umuntu yaje yirukanka atubwira yuko Mukamutara Tereza atemwe n'agafaranga mwinshi. Twerekeza iyo nzira dukubitana n'igitero kinini cyane giturutseyo kwa Banyirimanzi, turakirukankana tugeze ubwo mu Batsiri bari bamaze kubatwika. Mu Batsiri ni ku mugabo witwa Muganga Andereya, Utayisire Garasiane na Bidashoboka Karisti, hariyo n'abapfakazi umugore wa Sebujisho n'uwa Karimumvumba, uwo bari bamaze kwica Pereza, aho hose bari bamaze kuhasenya. Twirukankana icyo gitero rero tugeze ku musozi wo hakurya niho umugabo Bidashoboka yari atuye, Mariheri amaze kushumbikaho. Ubwo yari ari muri iyo mirwano, ariko Gamariheri ntabwo yari asanzwe ari umuturage wa Buye, ahubwo yari umunyaburinga, bavuga ko yari umututsi, ashobora kuba yarimo yiyoberanya hari kugira ngo atazamenyekana. Ubwo yari amaze gutwikaho. Icyo gitero turakirukankana turagenda tucyambutsa hakurya Ikibanda. Twari buze tugaruka kuri segiteri kuko hari basigaye, ubona ko hari urugamba rukomeye rwo basigaye bahanganye n'igitero cya Mafurebo n'abantu bose bikomatanyije. Noneho n'abandi twari twambukije hakurya banyuze Ikirwa baza kurwanira hamwe. Turagerageza turabatsimbura, tuva hari segiteri turagenda tugera ku mashuri ku Kabuga. Ariko aho ku mashuri ku Kabuga habaye nkaho urugamba rwo kurwana yuko genocide itaba rwahise rutsindwa, bitewe nuko Mafurebo Daniel wari ex-conseiller yishe umuhutu witwa Garuyinka wadufashaga kurwana cyane kuko yari afite umuheto n'imyambi, azi gukora mu mitana bigakunda. Yamwikinze ku ishuri, arangije amukata ijosi, abaguye aho. Nibwo yahise arangurura avuga ngo uko Garuyinka apfuye niko n'abahutu batava mu ruhande rw'abatutsi baza gupfa. Ubwo rero uzi ubwenge yitandukanya n'abatutsi, kuko umwanzi dufite n'umututsi, muze bene Gahutu bene Sebahinzi dufatanye kurwanya umwanzi umwe. Ibyo bimaze kuba, mu by'ukuri twari abantu barwana turi benshi, tugeze nko kuri 500, ariko abantu bose bacitse intege baravuga bati turashize. Abari bafite imbaraga, b'abahutu bari bafite imbaraga zo kudufasha kurwana, babivuyemo batangira gusubira inyuma. Ubwo natwe dutangira urugendo rwo kwirukanka duhunga.
barazamutse rero bamaze kuturusha imbaraga, baraza bakingurira abantu twari twafashe. Bamaze kubakingurira bahicira umuhungu wa Dwight Iyamuremye, yari umuntu ufite ubumuga, babamutsinza aho. Mu kwirukanka uwitwa Feridina Karuganda ni murumuna wa Mujejimana Yohani, babamutsinze kuri iriya santere bitiriraga Mujejimana, uretse ko numva ubu amazina yarahindutse, ubu hasigaye ari kwa Valence. Bahita batwika inzu za Mujejimana Yohani z'ubucuruzi zari zihari, n'iza Twahirwa Ladisirasi, ndetse banatwikira uwo bita Hashi wo kwa Sidori, kuko yarari mu ruhande rwanga ko jenoside muri icyo gihe. Ubwo bamaze gutwikaho, batwika na moto y'umugabo wahoze ari umupolisi witwa Kibyusa Valence, nawe ngo yarari mu ruhande rwa Konseye Byankundiye. Ubwo icyo gihe bamaze kutwirukankana, barimo bakora ibyo bikorwa, Konsi Mafurewe wari utakiri Konsi icyo gihe yahise afata n'ubundi ubutegetsi, ahirika Byankundiye. Ubwo ni wahise ukomeza mu gihe cya jenoside. Ubwo bari aho rero barahavuye, njye nari ngeze hakurya ku musozi wa Mbuye ahantu bita kwa Nderi y'Amatabaro, nibwo igitero bakomye akamo abantu benshi ubona ko bamaze kurenga nk'igihumbi, berekeza Icyobe, bajya gutwikira Sentashya Deogratias, kubera ko nawe yari ari ku ruhande rwacu, ndetse yagiye no guhuruza ku gisirikare bari bamurasiyeyo, avuga ngo nibatabare Imbuye, ibintu byakomeye, bari bamutsinzeyo. Ariko baraje baramutwikira, inzu zose barazirangiza. Ubwo rero kuri uwo munsi twarahunze, turagenda za nka z'Abatutsi zarazamutse zijyanwa hariya kuri Iyerije, ubu hari groupe scolaire ya Mbuye, turahunga. Ariko kwa kundi Sentashya yari yagiye, hazamutse uwo bita Leonidas, yari umupolisi wavukaga Imbuye hariya, azana akamodoka k'agahirigisi, araza kubitana na bya bitero byose bikurikiye Abatutsi barimo bahunga, arasa hejuru, ariko ntacyo byamaze, n'ubundi bakomeje ibikorwa byabo. Muri icyo gihe rero, ubwo twageze ku Ibereshi, dusanga hariho bariyeri. Ku Ibereshi ni ngira ngo umudugudu ni umudugudu wavugiza uyu munsi, hariya ukomeza ugana Muhanga, cyangwa se hari undi muhanda ugana Igisanga. Twe twakomeje ku muhanda ugana Igisanga, ariko bitewe nuko ku Ibereshi hariyo bariyeri, twaciye hirya mu ntoki, twambuka dukomeza. Ubwo nari mpuye na papa, ariko ari abavandimwe, ari mama n'abandi twari turi kumwe, bose bamaze gutatara. Ubwo twaragiye tunyura ku musozi wa Gisanga, tugira amahirwe, twari tuguye ahantu abo bita ibimwara bari barimo kubagira, turaberereka, tugira amahirwe ntibatubona, turara hariya mu kagari kitwa Cyanza, icyo gihe bahitaga Murambi. Turara ku mukecuru wari uhari, ukiye mu gitondo turazinduka, twambuka hakurya twerekeza hano. Twageze hano mu masaha ya 2:00, turakomeza tujya hirya ahangaha kwa Sakindi. Twageze kwa Sakindi rero dusanga babanyembuye bose baraye bahunze, niho bari benshi. Dusanga kwa Sakindi batangiye gutekera abo bantu, bafashe ingunguru
y'igice bashyiramo ibishyimbo bakuriraho imyumbati. Dusanze inkono irimo ibira twumva yuko n'inzara twari dufite tugiye kumererwa neza. Mu masaha ya saa 5 bya biryo byari bihiye dutangiye kubirya, nibwo jenoside yari igeze ahangaha, induru ibiravuze. Ibyo kurya bya biryo urumva twahise tubita hakurya muri kano gace ndeba hakurya batangira gutwika mu gace ko kwa Gerard, batangira kubaga inka. Ndibuka inka birukankanya y'umukara wabonaga ari nk'inyana y'inkumi, bayikubise hasi bagenda bagabana, umwe akata akaboko agenda, undi akati akagura agenda. Turimo tubireba turi hejuru hano kuri Nzaratsi. Sakindi yaravuze ati rero nubwo turi ahangaha ntabwo inzara yakagombye kutwicira ahangaha, nimureke tumanuke abantu benshi dusarura ibishyimbo tuze dutonore, dukure imyumbati tuze duteke. Ubwo bataragera iwanjye yangungurira cyahari, twaramanutse dukura imyumbati tuzamura ibishyimbo turateka. Icyakora hakurya ntago bahadusanze, ahubwo batangiye gutwika muri izi nce zose, batangira no kurya inka no gutangira inzu batwitse bazitwaraho amategura. Sinibuka inzu sinzigirayo hakurya hari inzu ya Mwamba, nabonaga amategura batunda n'ibiti bahise babikuramo bajya gucana, bagomba kujya gucana. Nkomeje rero urugendo rw'ahangaha ntabwo twaruhakomereje, kuko mu masaha ya saa 5 z'ijoro ya nkono yacu yarahiye, bari bazanye n'ingunguru nyinshi barateka turarya, ariko turya imvura itunyagira kuko haguye imvura nyinshi. Tumaze kurya rero, abagabo bakuru bari bahari bagiye inama, ariko ntibahuza. Bamwe bakaba bati mureke dukomeze duhunge tujya mu by'Imana. Abandi bakaba bati ariko twumvise yuko hari abageze i Kabgayi n'Abanyakibanda niho bari, ariko tuza kwemeranya ko tujya mu by'Imana ko ariho hafi. Ariko habamo n'ikindi gice kinini cyavuze yuko hari ariho hirengeye, ariho bazaguma, bagomba kurwana bakirengera. Tekereza hari ko batekerezaga bazi ko ari nka bimwe byo muri 73 abaturage babo babahishaga, leta ikuna muri 10. Nta gahunda rero leta y'abatabazi yari ifite yo kuna muri 10. Niyo mpamvu abacu bahashiriye. Ubwo rero igice kimwe cyasigaye kuri Zaratsi, ikindi gice gikomeza kigiye mu by'Imana. Ubwo urumva urugendo twatangiye mu masaha 8, ariko kubera abana, abakecuru, kugenda mu ijoro, abantu batamenyere kugenda mu ijoro, twageze ku Ntenyo mu masaha ashyira saa 12, hagati ya saa 12 na saa 11 n'igice. Tuhageze umuzamu umwe wari uraririye amaduka yaho yaratwicaje twese uko tungana, turicara turarambye ati muri Inyenzi nimwicara ahangaha mutegereze hake. Ariko ageze nko mu masaha 12 n'iminota 10, aho ati ngaho nimuhaguruke bigende, ubundi se muragenda muragana hehe, ubundi ko muzapfa byanze bikunze. Ubwo twarakomeje rero turagenda tugiye mu by'Imana, ariko uko twangana burumva hari abageze mu by'Imana, abandi bari nka hariya za Mahembe. Tugezeyo umupadiri wari aratwirukana, atubwira ko nta buhungiro bw'Abatutsi buhari. Abantu baravuga bati nta kundi rero, abantu basigaye kuri Nzaratsi batubwira gukuri n'undi ntaho twari kujya, mureke tubasange. Tugaruka tuva mu by'Imana tugarutse Nzaratsi. Twaraje tugeze hariya
hari icyapa cyanditseho Mahembe, ndatekereza ni hariya hafi ku Mujyajyaro. Uko twagiye Konsiye Murekambanzi François nawe yazindukiye igitaramo kuzana interahamwe zifite imbunda. Harashwe umudamu wa Gerard, umwana yarahetse witwa Solange, bamutera inkota hano ku itama. Gerard aratwaza, umwana bagenda aramuterura. Ubwo ibyo ngora kuri Nzaratsi nta nubwo twajyaga inama, kuko buri muntu wese yirutswe undi yirukukwe, twese turatatana. Nibuka yuko abantu bamwe twahuriye hafi ya Ideri, ubu twari dufashe undi mwanzuro wo kujya Ishyogwe, nimba ari kuri ya Simbizi ariko kuri buriya Buporoso bahari. Abantu nibuka twari kumwe, mama twarahahuriye na barumuna banjye bamwe, uko umwe we kuri wa munsi wo ku itariki bitangira twahunze isoko rya Vunga ryaremye, yajyanye y'amashu, yiharikaga amashu, agarutse asanga twagiye, bibona aho twagiye, asubira mu nzira zigana Intobo, witwaga Nduguyangu Feliciane. We yagize n'urugendo rurerure kuko yagiye akagera Intungamo kwa base wabo, asanga barahunze, ariko asanga mukuru we kwa se wabo witwaga Sibateri, bakomeza berekeza I Burundi. Bagezeyo biranga, barabakubita baragaruka. Yaje kuguhara ku musozi wa Mbuye, bamutemye amaguru. Yamaze iminsi nk'ibiri aborogera ku gasozi baramutemye amaguru hafi yo kuyakuraho. N'urwo rupfu rwe. Dukomeje kuri Ideri turazamutse tugiye Ishyogwe, turageye turagandagaje turi benshi. Ubwo mubone nibukaga ko na Bosco na murumuna we na mama we icyo gihe twari kumwe n'abanyembuye benshi, barimo Yohane Gatare n'umuryango we, barimo abo hakurya muri Kinazi, nibukamo bita Damour utuye hariya I Rwanda. Tuhicaye bitaraba nk'iminota 20, abajandarume benshi babaraje, bati izi nyenzi zije kumutsa ahangaha zihakora iki, vuba mwese mugende igitaramo kuri stade. Damour sinzi ukuntu yatwaranye, abasha kuvugana n'aba bajandarume, bamuca amafaranga ngo tuyateranye noneho baduherekeze. Impamvu bashaka kuduherekeza nuko hari Ishyogwe imisozi yose hamwe harashyaga, induru zaravugaga, imihanda bayifunze, ibisongo, nta mpongano y'umwanzi, imipanga, mbega ibikoresho byose byica bya gakondo bari babifite. Batubwira ngo tugende, sinzi waba batahari bisaba nuko mwaturasa, kubera ko n'ubundi iriya mihoro n'ibisongo barabitwicisha. Amafaranga turayakusanyije, abari bayafite bahereje Damour, abajandarume barayafashe. Bamaze kuyafata baravuga ngo icyo twababwiye nuko muva ahangaha mukagenda kuri stade. Ibyo kuvuga ngo turabaherekeza ntabwo turabashumba b'Abatutsi. Ubwo birumvikana twatangiye gutatana, bamwe bamanuka mu mashyamba bahunga, ariko tukagira amahirwe harimo muvoma z'imodoka, imodoka yaza sante hamwe z'abaturage zikirukanka, harimo nyaba batekerezaga yuko bashobora kubahana bakirukanka. Nicyo cyatumye tuva hariya Ishyogwe ku Baporoso, turagenda kugera mu isantire yo mu Kinini ahari hubatse segiteri Ishyogwe, baratwicaja baraducuza, abandi barahatemagurirwa, abandi barahakubitirwa, dukomeza Kabgayi. Ariko nsubiye inyuma gatoya, muri izo modoka zazaga hari imodoka yaje jipe irahagarara, aratubaza ngo ese mu gihe tugiye kuri stade, muri Abatutsi se? Yego. Inama mbagiriye rero, aho bahobohereje n'ubundi no kujya gupfa, n'ubundi hari impunzi za Gacyonga, nta Mututsi uhagera ngo abeho, n'ubundi barabica, ahubwo mwebwe mu Kabgayi niho Abatutsi bari.
ibyo kujya kuri stade mu mutwe biba bituvuyemo dutekereje ko tugiye kurwana tugana i Kabgayi. Ubwo muri izo nzira n'ubundi twagiye dutatana, abakubitwa, abirukanse baciye hirya no hino, ntabwo bari bashoboye kudufata twese. Ubwo twaragiye tugera aho ngaho hariya hari urwibutso rw'i Kabgayi, bahita ku Kinamba, bahitaga ku Kinamba, tubasanga abasirikare, tubasanga imirambo myinshi bishe, imirambo myinshi ariko yagera nko ku 1000 igerekeranye aho ngaho. Shitani ubwo n'umusirikare wari wese Shitani ati murajya hehe? Turahunga. Murahunga iki? Barimo kutwica no kudutwikira. None se Sorwari yakoze ibibiriti bikeya ku kimwebwe mutabatwikira? Cyangwa mwabuze aho mugurira imihoro namwe ngo mubateme? Nimwicara ahubwo nze mwahungiye ubwayi mu kigunda ngiye kubica. Ariko amaze nk'iminota 20 ariyumvira, aravuga ngo tugende. Turagenda. Tugeze aho ngaho rero bya bitero n'ubundi mu nzira byari bihari, twaje kongera kugenda turatatana. Nyuma naje kwisanga nasubiye muri Shyogwe, ngwa mu gitero, ndakubitwa mbura ubwenge, ntavuye nko muri aya masaha. Umudamu yaraje aravuga ngo kakanyenzi dore imbeho yakishe akarambo kari kanze ngashyushye. Yamennye amazi ashyushye ku kaguru, ndataka nkasati umututsi aracyariho. Ubwo yagiye guhuruza, nanjye narakururutse, nabonye ndi Kabgayi, sinzi uko nahageze. Sinakubwira ngo nanyuze muri izi nzira. Ubuzima bw'i Kabgayi rero bwari ubuzima bubi. Ubwo twaragiye tugeze i Kabgayi, hasanga abantu bateraniye ku kibuga muri iryo joro, abajandarume, abantu bamwe bari bagiye bicara mu kiliziya. Abajandarume bari bazanye Padiri Kayibanda, baravuga ngo abatutsi baje guteza umwanda mu kiliziya, mwese musohoke mujye ku kibuga. Ubwo urumva badusohoye nabi, bakubitwa, babyigana, bagwirirana mu miryango bahunga. Tugeze ku kibuga rero, urumva twari twahahuriye, hari abatutsi baturutse Zambuye, za Nyamabuye, abaturutse Intongwe, hari abaturutse mu makomine yose ya Gitarama baje Kabgayi. Komine Taba ni mujye muri Saint Joseph, komine Nyamabuye, komine Ntongwe mujye kwa Furere Kagwa ahahoze Trafipolo. Niho hagiye abantu benshi. Abandi bajya kwa Kizito, abandi bajya kuri primaire y'i Kabgayi. Ariko uko twahageze n'ubundi nta na kimwe cya gatatu cyahavuye, kuko abatutsi bagumye kugenda bicwa gutyo. Komine imwe ikikora ikaza gutwara abatutsi bari ku rutonde, indi komine ikikora uko bari bavuze ngo mujye ahangaha ngo komine ngirahana, abo babuzemo bakaza kubashakira muri ya masite yandi babashyizemo. Abatutsi barishwa kuva ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 4. Abo baza bagatwara, abo barasira mu nzira hariya, abo bakubita amafuni. Ndibuka nk'umuryango w'umugabo warutuye hariya ku Kamazi witwa Muyenzi, baje kubatwara babarasira harya imbere hepfo y'ahantu hari
abageze Kabgayi murabona ahantu hari Seyiseri Croix Rouge, abazungu bareba bafotora, abantu barapfa, noneho hakagira n'abagiye kwicirwa hakurya mu Ngororero, barazaga bakabapakira amabisi bakabatwara, abantu baricwa. Ndibuka umusaza Mugoboka nawe yapfiriye hariya imbere ya kiliziya mu ishyamba, baraje batwara umuhungu witwaga Musonera, arabakurikira ati ngo umuntu hari umwana munsize mute, baragenda Musonera baramwica, na Mugoboka bamwicira aho ngaho. Buriya n'umugabo witwa Kayumba yavuye hariya ajyanwa mu Ngororero. Undi muntu bajyanye akagaruka, ahari byagira ngo azasiga imbuto, ni umuhungu witwa Simpunga mwene Twahirwa yaragiye, yari atarambwira ubuhamya bw'ukuntu yabacitse, ariko ikibabaje ni uko nawe muri 97 yari yarokotse muri umuryango munini, yarokokanye na mama we na mushiki we, yari yarashatse umugore afite umwana wa mbere, baraza ari mama we abacengezi, ari Simpunga n'umugore we bari babyaye rimwe afite inda, bose abacengezi barabica, hasigara wa mwana bari babyaye. Sinzi uko byagenze kugira ngo bamugire impuhwe n'iby'Imana ikora, n'igena Manuel, kwari kugira ngo hari azasiga imbuto, kuko uyu mwana ubu tubivugana yarangije kwiga kaminuza, ubu yakomeje icyiciro cya 3 muri Israel. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'uwo muryango. Dukomeje rero tugeze ku itariki, nabivuze ukuntu abatutsi bagiye bapfa, abishwe n'imibereho mibi, abari hariya bari barahise ngo ni muri Sendeho, twabaga mu cyondo cyari kiri hariya, twahasanze ari ibyatsi, ariko kubera abantu benshi bari bahari twabaye aho ngaho. Abantu bamwe bakicwa n'imibereho mibi, abandi bakicwa n'inzara, abandi bakicwa n'amasaso ari inyuma y'ikigo. Nibuka yuko mwene Rukimbira witwa Gatambara niho yaguye, yari yarakubiswe, noneho akubisweho n'ubuzima bubi bwari aho ngaho, niho yapfiriye. Ku itariki rero ya mbere ishyira ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 6 nibwo haje igitero kinini kirara kiturasa. Baragiye bahagarara, ntabwo babashaka kwinjira mu kigo kubera ko umugabo witwaga Rukara yadukoreye organisation, iravuga ati n'ubundi uko turaha nta mpuhwe badufitiye, n'ubundi bazatwica, ariko tugomba gupfa turwana. Umwanzuro rero, umugabo wese utari umusaza, abasore murazireba ziriya mpuhwe bamenye hariya, buri muntu wese afate mu mwasi, nta muntu uzongera kutwinjirana aha ngaha, bajye barasa baturasire hanze. Ubwo rero muri iryo joro ubwo baraje barara barasa, hapfiriye abantu benshi kuko bahagaze hariya bakarasa ntacyo bababariye. Twakushe niho nibuka ko nari umugabo witwa Sekaganda Munyemana yaraswe uwo munsi muri iryo joro, Inkotanyi ziratubohora. Ubwo rero twabibonye mu gitondo bamurashe mu kanwa yapfuye. Ubwo hari imirambo nayo igera nko mu 2,000. Urumva kurara urasa abantu, hari n'iryo barasaga kubera abantu benshi rikica n'abantu na 3 na 4. Bigeze mu masaha 2 rero wari umwanzuro wo kurimbura abatutsi bose bari Kabgayi, nibwo interahamwe zari kuri stade zose zahawe imihoro. Abaturage bo hakurya za Kamazuru, hakurya za Gihuma bose bahabwa imihoro. Abi Kabgayi
na za mpunzi zose zari za Nyacyonga zari zikuri stade. Wari umunsi wa nyuma, ni ukuvuga ngo nimba dufite inkuru yuko Ikabwayi harokokeye nk'ibihumbi 30, uwo munsi ntekereza yuko iyi Inkotanyi zitahagera nta n'umwe wari gusigara. Ubwo rero baragiye bajya hakurya ku Kamazuru, ku musozi wundi uri Igihuma hakurya gatoya, bahita bahagenga imbunda nini ziza kurasamo, noneho bakarasa tugacika intege, ab'imipanga bakinjira bakadutema. Bimaze kuba ku isaha ya 5, basigayije gukoma imbarutso, tugiye twumva imbunda y'Inkotanyi iravuze. Abantu batega amatwi, abahunze baturuka i Kigali baba batareka iyo mbunda. Ubwo imbunda y'Inkotanyi yaravuze rero, ba baturage bari baje b'interahamwe bashaka kuza kudutema, bazugunya ibikoresho byabo bakagira ngo binjire muri twebwe, natwe turababambira, mugende musubireyo. Urumva babonye ko tutari bubakundire, n'Inkotanyi zamaze kugera hafi aho. Imbunda y'Inkotanyi yaravuze nk'iminota 30, abantu baba bati ibyo byose twakiza, ariko mu minota mikeya tubona abasore b'Inkotanyi, ni nko mu masaha ya 6 baratambutse, tubona ko ari Inkotanyi. Amarira y'ibyishimo n'akababaro kari karimo, yego, ariko amarira y'ibyishimo, abantu bavuga batabasha gutobora, badidimanga kubera kwishimira ko Inkotanyi zije. Nuko Inkotanyi ku itariki ya 2 mu masaha guhera saa 5 kugeza saa 6 baba baratubohoye. Inkotanyi ni nziza, Inkotanyi ni intumwa z'Imana, Inkotanyi nizo zitumye uyu munsi turiho, Inkotanyi nizo zitumye amashami yarashibutse. Muzishimire cyane. Ariko tukiri aho ngaha, hari amazina nshaka gusoma kubera ko ni imiryango yazimye, nta mashami bashibutse, ariko ntibakazime, twararokotse. Ndashimira abayobozi barebera abanyarwanda bose kugeza uyu munsi, mu nzego zitandukanye, kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rwo hasi rwitwa umudugudu. Mwabaniye u Rwanda. Dufite icyizere rero yuko u Rwanda ruzagera aharenze ahangaha, ndetse tukagera kure cyane, amahanga akagumya kutureberaho. Numva ubuhamya nari mfite, basoreje ahangaha. Murakoze.